shere uno kuvuga ko nta gakingirizo utama kweri gusa ntabwo unyizera koko ariko ntaribi urumva reka nkazane umva se kinga batagira umuntu uza kuza kwinjirana bisumbiza ndabizi byabaye byinshi ndarongiye ku muhanda gato reka nkareba ewana sha mirenge uva ko nigende cyane kirandaburije wallahi kirabanteje ntago bibaho kabisa ariko gifite nyashi we gifite buri wallahi umva ko bavuga umva ko nigenje gutwara imodoka iyi kategori niba ari F niba ari Z ntumbaze cyane ngombe ngitemo umva se man bro urambaze umeze bite ariko nibiki so ariko se wowe ntugace ku mujene utamusuhuje oya kufite pressure man basera dupanga uragura ibyihuragura basera hano habonera hano bana kaboro kagenda ninde kakaboro ko kubikurikirana gutya kwaje se vuga ibyo uvuga mari hari urwana rungwiriyemo urwana rumeze fresh urumva urwana rurimo neza fresh uretse se nkura buri aho turumvikana fata yego rad umva nkura buri sasa neza urwana rufite ikintu bita iki nyashi rufite inyuma bro ibyo nibyo ubona mani rufite inyuma ruteye neza noneho burya seka ni marayika wallahi Angeli urumva mbaza rero sasa nicyo ngushakira niki ushaka ikirere cyana kingwiriyemo ariko sasa kirabanteje nyine cyanze ko nimero kirakwakunda ikizimbabwe nyine nk'abahungu kirashaka uyirire mu ishashi nyine urumva yego mwana gishaka kuba neza ngo nyirire mu ishashi kandi urumva ngewe nashaka guhita mbikurikirana kizimbabwe kwaje nkahita mbikora rero none rero sasa nyine nk'umuhungu wanjye wamfasha sasa kwandagira ahantu havana impuzo gutyo gusa kakaboro nyine gutyo gusa ariko bro nawe ujye uheza mani nyamara rero nakubonye turahuza mani wisekera muri se wakwitande bro banza ugire mani ye ni Mr Birori njye nitwa Mirenge wowe ndangira ahantu vana kara kaboro nikurikiranira gahunda nk'umuhungu si byose binkorere kandi umva wewe binkorere imfura mani nakubonye urabikora zana imfura mani imfura y'iki nyine wowe urumva nta ubuse ndarisha nta kuntu meze ariko nyine ndarisha se wamfashije mani wamfashije nk'iri cyana kari gutya fast nanjye ko nawe byakojeje kikakugwiramo ntajye nkagufasha mani nawe kuri umuntu kubizita ariko wowe wamfashije icyambere imfura hari iby'imfura nta by'imfura mwana ariko pfusha bro pfusha ariko mani pfusha ndaburana nawe se pfusha niriri cyana kitarabivamo ndaburana ntabwo mburana nawe icya kabiri gute icya kabiri nuko uri bubikurikirane nanjye nkabikurikirana urampa pasi nishiri wanjye namwishituriye uza amajoro mba narihirinze man icya gatatu ubu tukemba namutaye uza amajoro mba narihirinze man icya gatatu ndabwirwa n'iki se kuri seriye ko ufite amafaranga ufite telefone phone se ni kano gatuma mba gukoresha ariko urumva nako niko kaba kari kuri rezo bukampaye hano bukampaye smartphone mwana phone hejuru kondo mwana umva se umva nyine umva rata umva nkubwire ntacyo ntacyo bukampaye wowe ndakugusigira sibyo nakagusigira ntacyo ariko urabinkorera neza fresh ariko wowe bucire buri mu rugo n'ikindi kunde yanjye ndumwana kondo mitumye mwara phone wisakuriza man kondo mivanye kuri rezo wimvugisha meshi wabinkorera oya wimvugisha meshi wamfashije man iyi phone kondo mitumye ivana kuri rezo sikumvikanye imfura ese kuri umujama uri umujene nawe wumva atakiza abajama koze bemeze windera injuga waru nyine umva nyine ese urambwiye umva se umva nyine ese ugo phone urayitwaye igihe utanambwiye umva nyine sasa ngira nshaka nyine urumva wowe phone wayifashe naribi ariko ndazana bucero y'insubiza manje nta gahombi nta by'imfura ni kagahombi ndakagutera mbigukorere ngubwendakira nawe ngujene nanjye bagiye kwikurikirana urumva n'icyana kiba cyatumazeho n'ikimana hazi kuvana umwana Rusizi mu ntara manje byamvunye ibi Rusizi baza amatike ubu bugiye kugigagi uruza kimeze kiratete maze bwana rero uri kimeze none oza amazi gifite ntacyo banye ndavuga ni mana yisinjije mu bana bose nabonye urumva ariko abantu mbwira ukuntu bakiri ijerekani niri mfite shiri inkonda hafi tanka ijerekani nk'eshatu none mbaza ngo nashaka biki kumanuka Kizimbabwe imana icyanangiye kugitakinga gutya imanuka fresh cyo kirandaburije ngo zanakana no bese diro ni diro nyine wowe wenda ukaraga iyo mfura iyo miri imwe ntari ngenge iyo wani kenda gukaraga nk'umujama ngiye kukurabura ahantu ni wumva serata
urumva ndabura ahantu hazima ngiye kukuragura urumva wewe nyereka location uragaruka n'ubundi usange hano nyereka uraburi hano ndabandi nyereka location hanyuma natwo tubo kangene nkwere byo tugende winyereke neza mbikurikirane nanjye nahanga mwana ngwino hano ewa no anyereke umuhungu wanjye neza cyane ngahita yikubitira hano wasanga we bimeze bite man fresh neza ibintu ni amahoro iyo ndakiragi banyine ngo icyana ngo urabona bari icyana ngo agakingirizo nyewa iyo yakoye mawe cyohereje mu mafu gusa agatelefone ko ndagatsindiye mu mafu se mu mafu n'ubunyobwa no mu magi iyo nacyo kiragiye ngo cyana ngo gifite nyaji ngo ndaguhaye ndaguhaye n'ejo uzagaruke ndaguhaye umva se ndashaka tugure kujya kwikubitira cyane boro tujyanye n'iki wowe kutarimo kubimbwira neza ngo nsobanurire twatubura nyine bifashisha iyo barimo barabikurikirana neza gutya kwaje ninde ukubwiye ko hano se tujya oya man ntumbeshye hano harimo umva se ngira ahubwo nihute nangahe oya natwe nangahe nishyura man wewe wanze kumbwira utwari two urimo kubica mu marenga unjijisha bikore vuba ngende man ngirira vuba ariko we ngirira vuba mwigerezo nasanga icyana kimubute nabwahagira nawe narira bro umva nyine shaka dukingirizo ndashaka kondomu ese urareba ibintu umva nyine reba ibyo mfite hano ahubwo umuntu wakurangiye ahangaha bariho babimbwiye ko hano zihari murazifite nangahe nushaka kunce miliyari njye nitwa Mirenge ahubwo wereka njye nitwa Mirenge ndi umunyamafaranga nushaka kunce miliyari ndaguha ibyo ushaka nyine umva nkubwire basi makama agakingirizo kamwe konyine nanjye utwo nabaga mfite nakoreshaga natwibagiwe ese mwana wamaye prudence mwana oya natwo aho mbwira nkwihere icyakujye kumutima ishaka se dore hano ufitemo amafu ufitemo ubugari ibise ndabishaka mwana ibi ni ibiki ibi ntabyo nshaka bigiye akareka ndashaka kondomo mwana nyine ibyo ndashaka inkure mwana cyo mwana reka ze uri wajye ugashorera uri kare ha Kizimbabwe se wapi yananiye mwana uzi cyari ubyo kimeze uzi ubyo giteye ibyo nyine noneho cyangigiye nta cyatatse bishoboka byose cyangigiye bya danje Kizimbabwe ngo ntibishoboka ariko umujama hano arandabuye ambwira ko hano ngo mufitemo iki harimo udukondomo ahubwo binkorere nk'umujene nanjye ncomoke njye kukirana nasanga cyane bivuyemo wakinze kiri muri mood gitangiye kubyemera nyine kirambwira ngo zana kanuze nyine kondomo nisatse ndazibura nsanga nadukoresheje man hari ikidemu cyari cyaraye mu rugo byo nadukoresheje twose natumara dukondomo nafite vene nadukoresheje ni mu rugo natumara none rero ubu ngubu iwana wumve gucyana ngisize kiri hejuru nasanga cyana apfubye ibintu bikamberera bo tundabure utunkubite bundi nanjye ncomoke nushaka uncaye ushaka oya ngende Mirenge ncaye ushaka ndayaguha bro bitewe n'akababaro urimo kubivugamo nufite nagukoreye gahunda wanagiye n'ubuntu bwose ukagenda ibi ni ibikimanya ariko se ibyo nifitiye ni ibingibi nta turi masabako natwe nta kondo mufite mwana okay none uri mutwe ugurisha nako twawe twanye natwe nta twakoresheje se basi utwo wakoresheje reka ndebe mu ikofi hano ndebe nureba jene wanjye reba utunde mwana reba oya ingezo na kamwe karimo hano reba oya ikofi nayibonye nta gakingirizo na kamwe kari hano nta na kamwe ndibubone wewe dore inama nakugira aho urumva nkubwiye petit frère wowe genda wowe ushorera aho ngaho ndeka man ndeka nshobora umwana niyangigiye mwana erega nahereye mu gitondo mwataka arambwira ati nta kondomo ntibishoboka urumva kandi nabyo nanumvikana man namwinginze biranga muye n'umujamana arandabura arambwira ati wengeramo hariya birimo none umva none tayari Babylone nawe yancutse ngo nta kintu kirimo yakubeshye dore yanayimbwa gusa ariko ndamwica man sawa ariko tusawa ntaribi byana by'iki gihe uzi ko nta bwenge bisigaye bigira cyana kirareba umuntu arimo gucuruza ibyo kurya amafu iki cyangiza kikaza kubazamo ibyo bintu bidafite agaciro ako sinzi ikintu umuntu yazajya akora arabura kuyoboka hariya mu bubari akaza kubariza ahangaha iyo ni ya myaku ibiza hano inkasira n'ubundi iriya mbwa imbeshyi ntwariye telefone ikanshuka ngo hari ahantu hari utubona ntaduhari ninyifata niba nyinomba niba nyibaga niba nyicucuma niba nyica nk'ubu namufashe reka nze mwaka ifone yanjye ariko ibintu mukorera comoke no muri cyane ubu ngubu kiranjabutse ko iki wamujama yagiye se wamujama ntwariye telefone
kandi no kubera ugura iwanjye ubuze no gutuma umuntu usigira phone y'amafaranga 20,000 hejuru ya kondo bimwe y'amafaranga bikeredesi nta kundi nyine tu we yarabyimenyera kapfe kujya kureba cyana cyane n'ubundi mfe kugitera injugo numve ko cyapfa no kwemera Kizimbabwe nta kundi none se nakora iki nayitwara ariko iriya mbwa gusa ariko tuzahura tu byangoye ariko reka nze natubonye baba we byangoye cyane Chushbe Sheri hani nka rero birabibyo umukobwa yagiye se Sheri hani hello sweetheart mana yanjye Yesu we umukobwa nawe yagiye dore n'ibintu byanjye yabitwaye radio yanjye matera televiziyo intebe akabati teremusi keto ipasi ibikombe ye baba mbega mukobwa we aranyishe we asumba ni mubiki koko telefone yanjye iragiye umukobwa aragiye ibintu byanjye byose barabitwaye sigaye nari no kuri rezo ubusenda ndatanga ikirego ndarira ndaryama sinzire ndaryama hasi se sha ngahinda nikica kagera mu bikoko umva hagati y'iriya ndaya hagati y'uriya mujama iriya mbwana ko uwo mfata umwe muri bo nkamufata gutya nkamwibondera n'amaso wanjye nkamucakira nyimubona ntago murekura turakizwa n'Imana ariko rero range bwarayaze kweri naho irangaje nayashoka bari buhite bayitwara